muza mufite amafaranga avunje kandi yuzuye. Tangazo rya kabiri, uyu mugore ntabwo yari yajyamanye n'umugabo we, ntabwo yari ari hano. Tangazo rya gatatu, barongorana bavugana ntiyarahari, ntabwo ibyo yavuze ari byo. Ndabihinyuje, uriya mugore ni indangamirwa yewe. Bareberewe rwose ahantu babaga bajya guheheta, barebe icyo bashaka inshuti. Yakomeretse cyane umugabo yenda gupfa, ubwo sinzi niba ari bubeho. Bose babajyanye kwa muganga, ibyuma by'umutima, se umuntu yagutera icyuma byo ku mutima, ibyuma bine byose ukabaho, sinzi niba ari buba n'Imana. Arimo aravirira umutima, se umutima yenda kubusohoka bwo nuko nyene ko nabibonye n'abandi. Amakuru wese bazabikora, ikibazo niwe ntago ikibazo ari uwabikoze, kukajya kujyayo ntago yamuziritse yamujyanye. Ese ubu ni nk'umuntu w'umujene, w'umuntu w'umugabo ujya mu rugo rw'indaya ugiye kugura indaya gute? Mwabuze ahantu mujya kujya ujya mu rugo rw'indaya. Igitondo cyo kuri wa gatatu n'ubwo Uwimbabazi Diane yaje gutera ibyuma uwitwa Muhire Jean Marie Vianney kakabimutera mu bice bitandukanye by'umubiri. Gusa ariko ngo bapfaga yuko ngo uyu Uwimbabazi Diane ngo usanzwe ukora akazi ko kwicuruza ababazwi nk'indaya yumvikanye na Muhire Jean Marie Vianney ngo kwaza kumuhereza ibihumbi bigera kuri 4 byibura ijoro ryose, ngo ariko bikaza kurangira uyu Jean Marie Vianney amuhaye inoti ya 5 ngo akamusaba ko amugaburira inoti y'igihumbi, ubundi ngo amakimbirane agatangira. Ubwo bamwe mu baturage baturanye n'uyu Uwimbabazi Diane ari naho uyu Muhire Jean Marie Vianney yari yagiye kugira ngo bakorere iki gikorwa cy'abantu bakuru, barimo baragaruka ku buryo kibaje kumenyamo iyi nkuru. Uko bimeze rero, ubu tuvugana abagabo bose bagiye gutereta umukobwa mu rukundo, bajye baza bafite yuzuye avunje kandi ukuntu byagenze. Umugabo yasanze umukobwa mu kabari hano hirya ku Mucyo Plaza, kuri kano ino nzu hano hirya ku Mucyo, aramuzana bwendaga gucya baremukamukwe mu kabari, amuzana no kwa Jumapili ngo bapfa inoti ya 5, undi ni ngo namugara igihumbi. Ako bigaragara ko umuntu bitubwiye ko uwo mugabo yari afite umugore, aza kuri nyine bare basangira mu Mucyo Plaza hano hirya, amuzanye bapfa inoti y'igihumbi, umugore ahita batura icyuma kimujombagura mu mutima, nawe ngarakitera arangije akita ku kuboko kugira ngo nyezibangatanye ko umugabo ari ngo wamuhoteye. Nuko byagenze nyine ari ndaya baricuruza abantu kwa Jumapili. Harimo kuba igikorwa nk'iki kibaye mu gace kanyu, n'igikorwa mwakiriye gute nk'abantu bakuru? Abayobozi nibo bagomba kubafatira umwanzuro, kuko niwe uko n'umudamu abikubwiye rwose ni umuntu bareberewe rwose ahantu babaga bajya guheheta, barebe icyo bashaka inshuti. Yakomeretse cyane umugabo yenda gupfa, ubwo sinzi niba ari bubeho. Bose babajyanye kwa muganga, ibyuma by'umutima, se umuntu yagutera icyuma byo ku mutima, ibyuma 4 byose ukabaho, sinzi niba ari buba n'Imana. Arimo aravirira umutima, se umutima yenda kubusohoka bwo nuko nyene ko nabibonye n'abandi. Amakuru hano mujya kuyamenya, mwayamenye gute? Hari byari hari sanga ibyo mwihari? Je nibwo nkihagera nasanze byabaye. Umvise bavuga ko byagenze bite? Nasanze ngo umugabo bamuteye ngo ibyuma, bamukase, bamuteye ibyuma mu mutima, bamuteye ibyuma mu mubiri wose. Hanyuma umugore we hari ibyuma nawe yaba umugore we yiteye icyuma, niwe wakiteye. Hari bamwe mu bagore twaganiraga bavuga bati hari umugabo gusiga mu rugo atuzi ko akora akazi ariko kayakubuka mumva muri izi kese nk'izi. Ibibazo koko bibaho? Ni ukuri twese ahubwo nicyo kibazo dufite. Ukaba uri umugore mwiza, umugabo akagusiga mu nzu ukumva ngo bamuteye icyuma. Sha ingo zo z'iki gihe ziratunaniye pe. Bamwe bati byagakwiye kubera isomo n'abandi bagabo muri rusange. Sha bibabera isomo pe, bibabera isomo. Murakoze cyane. Murakoze. Tuganire nta kibazo. Ntabwo nyine abana kuri ntuma. Oya nta kibazo ni inama, ntacyo, ntabwo turi kuganira ibintu byinshi. Amakuru mwayamenye gute? Hari ryari? Noneho byagakwiye gusigira ihe somo by'umwihariko? Yewe isomo ndi kureba abagabo bose bareberaho pe. Umugabo wese ujya ku mugore utari uwe yarebera k'uyu mugabo. Reba nk'iriya ndaya yamuteye icyuma gihunguranya, ahangaha gita gihunguka ahangaha mu mutima. Urumva? Ubwo rero umugabo wese uri hano wese arebe ibyabaye kuri mugenzi wiwe, bimubera isomo,
baduta mu buriri bakagenda ngo bagiye kureba indaya. Ubwo rero niba bataradushimye nimureba amasomo bakuyemo hano nyine namwe murebe. Ni ingeso basanganye. Umugabo niba akoreye 5,000 we mugore murarana mu buriri aragukubita icyatanu cy'igihumbi akubwire ko ntayo yabonye kandi wayanda yagiyeho harabura 5 cyangwa reba nyine nawe bibaye kuri bagenzi banyu. Si ibintu ni ibintu koko rero bagakwiye kugira amakengo, bakagombye kugira amakengo. Iri somo rikaba buri wese bikabaha isomo pe. Ibintu byo kujya ku mugore utaruwe bakabireka kuko ibintu ntago ari byiza. N'amakuru avuga ko n'undi uyu mugabo ngo yarasanzwe n'ubundi gafite n'umugore. Iya afite umugore, niba ari mu cyaro niba ari hehe ariko ngo afite umugore. Aho reba nyine umugore bagiye gusanga ukuntu ameze ngo azize ngo igitsina. Ubu si koko ibyo bintu koko nibyo. Ibyo bintu nibyo koko. Aramufite. Ntago ibyo bintu rwose ari byiza. Agakwiye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ntago yakagombye kuzira igitsina ari umuntu w'umugabo. Ibyo bintu ntago ari byo, ntago ari byo. Ntago ari byo. Bagabo buri hano mwese murebe ibi bintu bibabera isomo. Bagenzi banyu mwababonye, mwamubanye ukuntu ameze. Ni ukuri mugira isomo mwabagabo. Ngo yamwangije cyane. Yamwangije uretse kuvuga kuri PTN nanjye ndavuga. Amaze kumutera icyuma. Ukuntu ibintu bimeze. Uyu mugore bamanika akaguru kuri mugore ntago yarahari. Itangazo rya mbere. Umaye mikoro kambivuge. Bivuge. Iyi nayo nemera. Tangazo mwabagabo. Mujye muza mufite amafaranga avunje kandi yuzuye. Tangazo rya kabiri. Uyu mugore ntago yarajyamanye n'umugabo we, ntago yarari hano. Tangazo rya gatatu. Barongorana bavugana ntiyarahari. Ntago ibyo yavuze ari byo. Ndabihinyuje uriya mugore ni indangamirwa yewe. Makuru ya mbere nuko bazajya baza bafite yuzuye. Nk'ibi bintu biba bibaye mwamubyakire gute nk'abajene? Urebye rero ibi bintu ntago ari sawa. Byanze bikunze izi ndaya tutazigiyeho tutagiye kuzireberega abagabo cyangwa abasore bashobora kuvuga ngo ibi bintu baratubeshyira ariko babivuga kuko tutafashwe cyangwa se batatubonye. Byaguragwa mu gatego. Ariko izi ndaya tutagiye kuzireba byanze bikunze twagira amahoro. Mu by'ukuri amafaranga dupfusha ubusa tubajyamo nge ariko buriho kugira ngo niruke mu ndaya shanana yanywera tu. Bavuga ko wasinze. Wenda ngasinda nkanigaragura ahangaha ariko ntazigiyemo. Ubundi amakuru hano wayamenye gute? Ngewe mukanya nge ndi umumotari. Mukanya mvuye mu kazi naraye ijoro. Mbona umujama bamuteraguye ibyuma yaviriranye bamuhanaguye. Bari babimuteye hagana he? Nabonye hano mu mugongo na hano imbere. Gusa nahise ncaho nigendera mukanya ngarutse nsanga nyine niba babajyanye kwa muganga. Ariko nyine umugore ngo nyine yabonye amukataguye amuteraguye ibyuma aguye agira ngo arapfuye. Ubwo rero bya bintu byo kwica nyete ngo bose babe babona ko barwanye nawe ahita ngo yikatagura. Yitera nawe ibyuma. Nawe yitera ibyuma. Bamwe mu babyeyi bati abagabo bacu badusiga mu ngo bakajya mu ndaya. Ibyo bintu ubundi bibaho ko umugabo yasiga umugore mu rugo. Gusa nyine n'ingo z'iki gihe si shyashya. Umugabo arapfa akantu gato n'umugore akumva ko igisubizo ari ukwirukira muri babandi yasize hepfira mu tubari cyangwa se hirya no hino aho baba bari nge simpazi. Ariko nyine buriya bibaye byiza bajya bicara bagacoca ibibazo byabaho. Nge mbona ari nabwo iterambere ryana. Ingaruka zibizi ngizi izi ndaya tutazigiyemo ntabwo nazo izi ngaruka zatubaho tu. Yego namwe ageze numva bavuga ngo uriya mama yateye wa muhungu uriya mama yateye uriya mugore yateye ngo uriya mugabo icyuma. Nicyo naje nyine numva barimo baravuga. Ndivuga ko yatumitiye hagana he?
mwene no gutya mu bitugu na mwene no gutya na mwene hano ngo ni mwene hano gutya no cyari kiri ngo niho bagiteye. Ariko abagabo bagakwiye kuhabonera isomo nanone ku rundi ruhande cyane bahabonera isomo nabo ntakajye bajya kubagura. Kandi ngo bari basangiye kuva nijoro ngo bahoze bagusangira. Ni inkuru mwakire gute nk'ababyeyi by'umwihariko? Nkatwe ababyeyi nyine mbona mwatuvuganira ibi bintu ntibakabica n'ubundi nyine ntibajye bajya kugura n'abagabo ntibajye bajya kugura abagore bagashaka ibindi bintu bakora bakaguma ku bagore babo nibo bari ababyeyi nk'abandi. Nanjye niko nabyumvaga babivuga. Bavugaga gute? Ko yari afite umugore ariko batari kumwe yakoraga hari hepfo ngo ariho yacomaga inyama. Ariko uru ni urugomo ku rundi ruhande. Ni urugomo pe. Umuntu hagakwiye gukorwa ikintu cyagakwiye gukorwa buriya mbona nyine mbona abantu bararangiye kabisa bitewe n'ukuntu ngiye mba mbibonye. Ese ubundi nk'umujene nimba yifata akagenda akajya mu ndaya akajya iwabo muko akajya kugura indaya baba yumva bimeze bite? Rero buriya ntabwo nakarenganyije umugore kuko itegeko ryasohotse ko nta muntu ukwiye kugura indaya, ahubwo sinzi impamvu izi saha harimo umuntu ugenda akajya kugura indaya. Ubwo ngubwo rero nimba amasezerano mwajyanye utayubahirije ibigomba kugukata rwose. Ngiye bitewe n'uko ntabwo ngiye ndashyigikira n'ubwo wenda bitemewe, ariko ibyo mba mbona ni ukuri. Ibishaka amafaranga wayigiyeho, ni mukundana ni muziranye nta naho muhuriye murahuye muravuganye uramwihindutse. It's okay. Utaye umugore mu nzu n'umuntu w'umugabo bakwiye rwose kugushyira kugusoza. Ngiye inkuru nyimenye mu kanya nawe nanjye nibwo ndasa nk'ari bwo nyimenye kuko hari ibintu byinshi umuntu aba arimo arasa nk'ari bwo nyimenye. Ariko mu gitekerezo cyawe ntabwo ubundi biba bikwiye ko umuntu mu gitekerezo cyanjye ntabwo biba bikwiye kuko na leta yimba yarashyizeho itegeko kuko nta muntu wemerewe kugura indaya cyangwa se kujya mu ndaya ibibona ko bidakwiye. Igitekerezo cyanjye rero ibi bintu ni amakosa ntabwo bikwiye rwose, ahubwo n'undi wese bazabikora ikibazo niwe ntabwo ikibazo ari uwabikoze kuko ajya kujyayo ntabwo yamuziritse yamujyanye. Ese ubundi nk'umuntu w'umujene w'umuntu w'umugabo ujya mu rugo rw'indaya ugiye kugura indaya gute? Mwabuze ahantu mujya ujya mu rugo rw'indaya? By'umwihariko bamwe mu babyeyi bavuga bati n'ubundi abagabo twebwe badusiga mu mago kandi natwe turi abagore kandi badushatse badushatse. Ibyo bintu byatanga iki gitekerezo? Ngaye basenyere kubura umuntu w'umugabo ukajya kubura umuntu w'umugore wubatse urugo ukajya kumva ngo umugabo wawe ngo bamukiye ibisebe ngo ari mu rugo rw'indaya. Nawe bazi ukuntu wabyakira. Ese nkawe nk'umugabo bundi wowe ushobora kubibona gute? Wumvishe bagufashe ngo waguze indaya baguteye ibyuma cyangwa se mu ruhame rw'abantu rungana gutyo kumva ngo uri kuzira yuko bagiye kugura indaya bakagutera ibyuma? Umugore n'abana bawe bazabyakira ni kwa kundi nyine se wowe si ubu byumva. Sawa. Tujya kukimenya twabonye nyine bari kuza hano tubona bari umudamu ari kuza yakomeretse, ariko amakuru dufite yikatishije icyuma agira ngo azimanganye ibimenyetso by'ibyo yakoze ku mugabo bararanye. Umugabo bararanye nyine ngo bashobora kuba atamwishyuye amafaranga bavuganye, hanyuma baza kugirana amakimbirane ariho havuye guterana ibyuma. Ariko umugore niwe wateraguye ibyuma umugabo cyane, amaze kumwangiza nawe yikata ukuboko kugira ngo nawe azimanganye ibimenyetso ko yakomeretse. Hari bamwe mu babyeyi twagana bavuga ati abagabo bata abagore babo mu buriri byagakwiye kubabera isomo. Icyo kibazo kibaho kuko umugabo yata umugore wo mu buriri akajya kwishakira abandi bakobwa. Iyo ni ingeso mbi. Umugabo uta umugore we akajya mu buraya aba ari ingeso mbi, kuko ibyo aba agiye gushakira ahandi n'umugore wiwe aba abifite. Ayo mafaranga yakajyanye mu ndaya yakagombye kuyatungisha umuryango, anagerageza no gushakisha mituwele de sante ku buryo bwo kugira ngo ashake ubwishingizi bw'abana be
ntibajye mu bintu by'uburaya ko ibyo bisenya ingo. Niyo usanga amakimbirane ya hato na hato agenda aboneka hirya no hino. Hanyuma byagakwiye gushyiraho byari bikwiye gusiga isomo rihe? Isomo ryakagombye gusiga ni uko ari abagabo bakwirinda kujya muri izo ndaya, n'abo bajya muri uwo mwuga w'uburaya nabo bakashaka imirimo y'amaboko bakora, bakareka kujya mu ngeso mbi z'uburaya. Hirya no hino hari imirimo itandukanye, bakora ikiyede cyangwa bakajya mu makampani akora imihanda mu mujyi wa Kigali, imihanda ibikorwa bagasabamo akazi ariko badakoze uwo mwuga mubi ugayitse, bakareka umwuga w'uburaya. Ni mu kagari ka Kagugu, wa Nyakabungo, murenge wa Kinyinya. Gusa abayobozi bacu ni abantu b'intwari batabariye igihe, kuko iyo abayobozi batabasha, iyo bataza kuhagera, umwe muri bo yari no kwica undi. Ubu ngubu mukaba muri gufata amakuru y'uko hari uwapfuye, ariko kuko abayobozi batabariye igihe bo mu mudugudu wa Nyakabungo, polisi ntabwo yahageze, ariko inzego z'ibanze zari zahageze, abayobozi b'umudugudu bari bahageze n'abanyerondo. Irondo ry'umurenge wa Kinyinya naryo ryatabariye igihe ryari ryahageze. Ngo natwe kubera ko twayibonye mbere y'igihe, twahise dukora ubutabazi, dufunga imigozi kuri uwo muntu kugira ngo yere kugomeza kuva amaraso, kuko amaraso yavaga atungereza nk'amazi ari kuva muri robine. Amaraso yari menshi cyane yavaga wagira ngo ni amazi ari kuva muri robine. Ubwo ko ariko dushumikaho imigozi kugira ngo amaraso yere kugomeza kuva cyane, byahise ahagarara. Ariko ngo uwo mugabo bamutera ibyuma mu mutwe? Bamuteye icyuma mu bitugu, ikindi bakimutera mu mutwe, ariko ari bukire ko bishoboka byose, ubwo abaganga bahageze ari buze gukira. Ni inkuru kandi ishimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, CIP Gahonzire Werarisi. Ikindi kandi akanagira icyo bisabira abaturage, ariko akanizeza abatuye muri aka gace ko n'ubundi hagiye gukomezwa ingamba z'umutekano kugira ngo ibi bibazo bigaragara muri aka gace bibe byacika burundu. Ikibazo cyakimenye ko mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo hari umugore witwa Uwimbabazi Diane wararanye n'umusore nawe witwa Muhire Jean Marie Vianney. Bukeye rero bananirwa kumvikana mu bijyanye n'amafaranga bagomba kwishyurana. Birangira rero uyu mugore ateye icyuma uyu mugabo witwa Muhire, aramukomeretsa. Nyuma yo kumukomeretsa nawe yitera icyuma. Icyambere cyakozwe nuko gukora kose bakomeretsa amafaranga kugira ngo bitabweho. Bari ku bitaro bya Kibagabaga. Ibindi rero birenzeho bigendanye no gukurikirana ikibazo bizakorwa bamaze kuvurwa. Ubutabazi bwo bagomba kubanza, ibindi rero bizakurikiraho nyuma. Icyambere nuko uburaya ntabwo bwemewe, cyane cyane iyo uburaya bishingiye ku no guhanahana kwishyura amafaranga ntabwo byemewe. Munsi ishize mwabonye ko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha babwira ko kugura imibonano mpuzabitsina ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icyo tugiye gukora, turakorana n'inzego z'ibanze zo muri aka gace kugira ngo iki kibazo kihagaragara gishobora kuba cyateza n'ubu makimbirane, kurwana kugeza n'aho abantu baterana ibyuma kigomba guhagarara.
ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga muri aka gace aba bombi bari bakomeretse mu buryo bukomeye kuko uyu Uwimbabazi Diane nawe akimara gutera ibyuma uyu Muhire Jean Marie Vianney nawe byarangiye yiteraguye ibyuma ariko imbangukira gutabara ikaza gutabara. Ngendije Khami Iradukunda iri BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kabuye akagari ka Nyamagana umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma bavuga ko bugarijwe n'ubujura ndengakamere bagasaba inzego z'umutekano gukomeza kuba hafi cyane ko ngo iri rondo ryo nta ntwaro riba rifite zibasha guhangana nizo aba bajura baba bitwaje ngo dore ko baba bitwaje intwaro gakondo zirimo amacumu, imihoro ndetse n'inkota. Abaganiriye natwe baragira bati muri ino minsi rero hari ikibazo cy'ubujura buteye umujinya sinzi niba navuga ngo buteye ikibazo aho abajura basigaye bari kwitwaza intwaro gakondo badatinya no kwataka abanyerondo nk'ikipe bakabahuramo amabuye dore ko abanyerondo baba bafite n'inshingano zo kuba nta muntu bakomeretsa bitwaza inkoni gusa ugasanga bahanganye n'abantu bitwaje intwaro gakondo ndetse n'amabuye n'imihoro n'amacumu n'inkota. Izo ntwaro gakondo zose abajura ba kino gihe nizo bitwaje. hari abo bakomeretsa b'abanyerondo hari n'uwo baherutse gufata hari uwo baherutse gufata bita Sekimondo bamutema akaboko. Hari undi bita Agostine bamuteye icumu hano mu gatuza. Ari umunyerondo. Murumva rero urwego abajura bagezeho rumaze kurenga abanyerondo. Nk'inzego z'umutekano byibura akaba arizo zimanuka zikaza kudufasha kuko urwego abajura bagezeho ntabwo rwo kurwana n'abanyerondo. Kuko buriya niba ufite umurima wawe w'ibirayi hakazamo ikibore cyabuza byose bigashira, iyo igikuyemo ibisigaye biba bizima. Dufite ikibazo cy'uko nta muturage ugitunga ihene, ntatunga ingurube kuko bano bajura barimo baraza bakayijyana waba uhari waba udahari byo tungo baraza bakayijyana. Bamwe mu banyerondo baganiriye natwe badutangarije bagira bati bambayeho baramfashe gute imihoro z'Imana rando wari uri ku irondo cyangwa ugiye gutabara? Ndi ku irondo y'abantu ne kabiri bwa mbere hano ku gahanga urahabona inkovu, yego bwa kabiri hano ku maboko no mu gatuza hano zirimo ubwo ndishya mu nzego z'ubuyobozi barabimenya ariko icyo dusaba ubu ngubu kugira ngo tugire umutekano usesuye byibura mubaye abavugizi beza bikajya no kwa muzehe kwa perezida wa repubulika basabaga byibura nk'abasirikare babiri bari mu mudugudu. Akagari ka Nyamagana dufite imidugudu 10 byano iyo bajya bada abasirikare babiri bakama nk'icumwe umutekano wawe ubonetse. Gute kubera ikibazo cy'abajura nta n'umenye iyo baturuka, umutekano ni muke. Niba ari abajura nimba ari ubugome bwateye hamwe ntabwo tubizi. Gusa ubu ngubu n'umwana kugira ngo umubwire ngo sohoka hanze cyangwa nawe mukuru ni ikibazo bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke uri hano. Bagenda ari abanyerondo barabafata bakabateragura ibyuma ntibamenye n'abo bateye ibyuma kandi bari ku irondo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba Senior Superintendent Twizeyimana Hamudundi kuri iki kibazo yagize icyo adutangariza ndetse kandi agira n'icyo akomeza kwizeza aba baturage agira ati irondo ni bamwe mu bafatanyabikorwa ba polisi mu kurinda umutekano bafatanya umunsi ku wundi bahura bafatanya nabo patroli mu kazi gatandukanye hamwe na hamwe cyangwa rimwe na rimwe, ariko icy'ingenzi ni uko mu bikorwa bakora baduhana amakuru. Dufite uburyo bworoshye bwo guhanahana amakuru ku buryo iyo bari kuri patroli biba byoroshye gukorana tukamenya guhungabanya umutekano tukabafasha kugira ngo tugikumire icyaha tukirwanya. Aba bajura kandi ngo bibasira kwiba ihene, ingurube, inka n'imitungo y'ibiri mu nzu nk'ibikoresho, aho baba bitwaje intwaro gakondo bagakubita irondo rigahunga maze bakabona icyuho, maze bamara kubona icyuho bagatangira kwiba abatyo. Abaturage kandi bavuga ko bikomeje gutya iterambere ryabo ntaryo kubera icyo bagezeho cyose ngo aba bajura bahita bakibakura mu maboko kumbaraga. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda ikomeza yibutsa aba baturage ko mu gihe hari amakuru batanze bagakwiye gukomeza kuyatanga kugira ngo polisi nayo ikomeze ikurikirane aba bagizi ba nabi
cyane ko ngo hari igihe aba baturage babwira polisi ko abajura bakoze ibyaha runaka bitandukanye ariko baba bataramenyekana, ugasanga ntibakomeje gutanga amakuru kugira ngo polisi nayo ikomeze imenye abakoze ibimaze ikomeze ibafate, cyane ko abenshi baba ari n'abana abatuye muri iyi midugudu. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.